muri filime zaruhanyije cyane na Squid Game irimo. Nk'ubu ngubu gufata amashusho y'iyi filime ntabwo bigeze bakoresha CGI cyane, ahubwo bajyaga kuri set bagashutinga ayo mashusho. Ibi byanasabaga ko bakoresha abakinnyi benshi, dore ko nko kuri uriya mukino wa mbere wa red light na green light bakoresheje abakinnyi benshi. Ibaze nawe gukoresha abantu 156 kuri scene imwe gusa igiye kumara hafi iminota 2 gusa. Iriya scene wabonye muri filime yo kuri gata isukari kugira ngo ishonge, iriya cookies yari ikozwe mu isukari, yari ikomeye cyane ku buryo bariya bakinnyi byafashe isaha yose kugira ngo ishonge, kandi iyo scene yagombaga gufatwa mu gihe gito ku buryo ibi byabaye ngombwa ko kamera bazizimya, hanyuma abakinnyi bagakomeza kuri gata iyo sukari kugeza igeze ku rwego rwiza. Ubundi director arongera ategeka ko bacana kamera hanyuma bagashutinga iyo scene. We wabonye byaraboreye gushongesha iriya sukari, ariko naho ubundi byafashe umwanya munini. Gusa n'ubwo iyi filime yabagoye cyane, nayo yatanze umusaruro, dore ko ariyo filime ya mbere ya Netflix yarebwe n'abantu benshi ku isi. Nizere ko dukande subscribe n'igitekerezo kuri filime ndi twaza gukoraho ni ingenzi. Iyi ni Kavu Entertainment.